maze rero kandi subscribe kuri YouTube channel yacu, dusaba n'abantu batarakanda subscribe ko bayikora kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Mbonera no kubifuriza umwaka mushya muhire, tugiye kwinjira mu wa 2026. Uriya mwaka kabisa ntuzaturye ahubwo twe tuzaburye. Ntekereza ko ubu nawe uri kumva iki kiganiro atarakanda subscribe, nta gutinda rero tugiye gutangira. Reka mbwira umuntu utarakanda subscribe arebe munsi akora handitse subscribe, yarangiza akane ukazogera gahari kugira ngo ajye abasha kubona ibiganiro bishyiraho bya buri munsi. Nta gutinda rero, uyu munsi ndashaka ko tuganira ku bahanzi batanu babashije kubona amafaranga cyane kurusha abandi. Turaganira ku bahanzi batanu bapafominze muri make cyangwa bagize icyo binjiza kurusha abandi mu bijyanye na muzika utari hanze ya bizinesi. Nta gutinda rero, reka duhite dutangira n'abahanzi batanu mu Rwanda babashije kwinjiza amafaranga menshi kurusha abandi mu bijyanye na muzika. Nta gutinda rero, reka duhite duhera ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu rero turasanga umugabo bita Kenny Solo. Kenny Solo rero akaba ari umuhanzi wa gatanu urwaniriye inyuma winjije amafaranga menshi muri uyu mwaka wa 2025. Akaba yarinjije miliyoni zisaga 180,560 y'amafaranga y'u Rwanda. Urabyumva ko atari amafaranga make ugereranyije n'uko yakoze cyangwa n'uko wagiye wumva asohora ibihangano bye mu muziki nyarwanda cyangwa mu gihugu cy'u Rwanda. Umwanya wa kane rero turasanga umuhanzi bita, ku mwanya wa kane turahasanga umuhanzi witwa Yampano, abenshi mukunda kumwita Wabo. Uyu mugabo rero akaba ari umwe mu bahanzi babashije kugera ku gutsinda umwanya wa kane, babashije kubona amafaranga menshi babikesha gukora cyane cyangwa se bayakora muri muzika. Uyu mugabo akaba yarinjije amafaranga agera muri miliyoni 216 n'ibihumbi 250 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu kumva rero ayatari amafaranga make ugereranyije n'uko yagiye asohora ibihangano bye. Uyu ni umwe mu bagabo rero bakoze umuziki cyane cyangwa bubatse izina vuba muri uyu mwaka wa 2025, babikesha bamwe mu bahanzi babafashije nka The Ben, ubwo yamuhaga umwanya ku itariki ya mbere ubwo yakoraga igitaramo muri Big Arena. Uyu mugabo niwe yabashije gukorera izina ndetse nawe yaboneyeho gukora cyane, akora umuziki ubona ko abisizemo imbaraga nk'uko yari asanzwe ugereranyije nk'uko yari asanzwe akora. Reka duhite tugaruka ku muhanzi wabaye uwa gatatu mu bahanzi binjije amafaranga menshi mu gihugu cy'u Rwanda babikesha umuziki. Umuhanzi waje ku mwanya wa gatatu rero akaba ari umuhanzi bakunze kwita Chris Easy. Chris Easy ni wa muhanzi rero ukundwa n'abana b'urubyiruko, abagabo cyangwa abasaza ndetse n'abakecuru. Nta generasiyo itamukunda ugereranyije n'uko akora umuziki we cyangwa n'ubuhanga akora mu muziki we. Yagerageje gushimisha abantu cyangwa agerageza gufasha abantu mu byishimo byabo cyangwa kwinjoyinga ibyabo. Uyu muhanzi rero akaba ari kubarirwa muri miliyoni 256 n'ibihumbi 480 yabashije gukura mu muziki cyangwa yabashije kwinjiza mu muziki nyarwanda. Rero uyu mugabo bamusabye gukora cyane ndetse akaba ari n'umugabo wakunzwe cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda ugereranyije n'abandi twavuze cyangwa n'abo tutavuze, kuko usanga vuba abantu benshi bari mu mpunzi. Uyu mugabo akaba yarazamutse mu mwaka w'ibihumbi 2024, ari no kuri 2023 yari arimo azamuka, gusa abantu bari baramumenye kugeza ubu noneho bafite izina kuko aheruka no guhura n'ibibazo ubwo aheruka kubura umubyeyi mu mwaka w'ibihumbi 2025. Reka tubabwira umuhanzi uri ku mwanya wa kabiri.
ku mwanya wa kabiri rero umwita Taiga, amwita The Ben, niryo zina akunze kwita uyu muhanzi The Ben. The Ben wabashije gukora izina abo muri uyu mwaka cyangwa se wabashije kwinjiza amafaranga menshi mu gihugu cy'u Rwanda abikesha gukora muzika. Uyu mugabo rero akaba afite miliyoni cyangwa akaba yarengeje miliyoni zisaga 337 ndetse n'ibihumbi 820. Uyu mugabo akaba yarakoze cyane ndetse nubwo hari ibyo yaravugiyemo cyatumye ataza ku mwanya wa mbere, abenshi bavuga ko ari we wari kuza ku mwanya wa mbere, gusa bitewe n'imbaraga yakoresheje cyangwa n'ubushobozi yabashije gushyiramo bakaza kumucaho akizana ku mwanya wa kabiri. Gusa bivugwa ko ahubutse muri uriya mwaka afite kuzaza ku mwanya wa mbere abikesha gukora cyane ndetse no guha umwanya ibintu bya muzika. Uyu muhanzi rero akaba yaje ku mwanya wa kabiri afite ubona ko yinjije miliyoni zisaga 337,820. Uyu mugabo rero ubona ko atari akazi koroshye yakoze, cyangwa ubona ko atari izina ritoya cyangwa riri hasi yaba yarakoze. Reka tugaruke ku kanya gusa hagati aho umwaba mutubwira cyangwa bamushakisha waba waraje ku mwanya wa mbere cyangwa waba warengeje amafaranga menshi abikesha muzika cyangwa ndetse no gukora cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Turagaruka mu kanya ubwo murandika muri comment umuntu mwaba mutekereza cyangwa umuhanzi mwaba mutekereza ko yaba yarabaye uwa mbere. Reka tugaruke mu kanya tubabwira umuhanzi ubaye uwa mbere cyangwa uwishe amafaranga menshi mu bijyanye na muzika nyarwanda. Umuhanzi wabaye uwa mbere cyangwa winjije amafaranga menshi mu gihugu cy'u Rwanda mu bijyanye na muzika, muri gutekereza Karinde cyangwa umwanditsi Karinde. Nta gutinda rero reka duhite tubabwira waba waraje ku mwanya wa mbere cyangwa warinjije amafaranga menshi abikesha muzika cyangwa yarayakuye muri muzika nyarwanda. Umuhanzi wa mbere wahimburiye abandi cyangwa wakoze cyane kurusha abandi amwite Munyakazi ari we Bruce Melody. Bruce Melody ni umwe mu bahanzi cyangwa se umuhanzi wa mbere akanikurikira ugereranyije n'itandukanyirizo riri hagati y'amafaranga bamwe na bamwe bagiye binjiza. Bruce Melody yarengeje miliyoni zisaga 556 ndetse n'ibihumbi 780. uyu mugabo rero akaba yarakoze cyane ndetse akaba yaranashakishije cyane abishyiramo n'imbaraga rikanashora mu muziki we, akaba yarinjije amafaranga menshi akaba yaje ku mwanya wa mbere. Rero nk'uko mubibonye cyangwa nk'uko tubibagejejeho, uyu mugabo rero akaba afite izina rikomeye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, ugereranyije kuraba yagiye akorana n'abandi bahanzi batarabo mu Rwanda, yaba mu Rwanda ndetse n'abatarabo mu Rwanda, yaba abazwi ndetse n'abatazwi cyane. Ariko ntekereza ko atajya gukorana n'umuhanzi utazwi, yaba ari Nigeria yakoranye nabo, yaba ari Tanzania yakoranye nabo, ubu twumva rero ndetse no mu bindi bihugu yakoranye nabo, urumva ko yubatse izina ritoroshye, habe namba ngo byari byoroshye. Rero nawe useke ireba muri comment wari wanditse deni nawe wiha amanota uvuga ati urebe wabikoze, urebe wabyishe. Gusa reka tugaruke, reka tuzahuza mu kindi kiganiro cy'ubutaha tureba umuhanzi ku giti cyiwe yabigenje ate, yakoresheje izihe mbaraga kugira ngo abashe kuba yakorera aya mafaranga. Tuzagenda tuvuga kuri muhanzi umwe umwe kugira ngo tujye tubasha kubagezaho amakuru ahambuye muri rusange. Kuko nabibabwiye nababwiye ko tugiye kuganira ku bahanzi bakora umuziki nyarwanda ndetse tukababwira imvano yabo gutya guhera undi munsi tugiye kuzadukora ibiganiro kuri abo bantu batanu tutabarangiza, nta kindi kiganiro tuzabakoraho. Reka ngushimire wowe wabanye natwe, tugusaba wowe na subscribe kuba wayikora.
kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye, dutanga